Mwiriwe neza. Sigaye ngira iseseme bidasanzwe. Kandi wasanga ari malaria ishaka kugusagarira. Yewe ntabwo ari malaria. N'ibiribwa bimwe na bimwe numva ntakibishaka. Niyo. Ntirugubaza. Dore nk'ubu sinshobora kwihanganira umwuka w'ibijumba bitetse. Ya tabara ukanyabwawe. Tabara niyo ahubwo jya kwifatisha amaraso. Rekeraho nta yandi magambo yawe nkeneye. Biteze kandi. Iki utumva niki ko naje nje. Uje kwirongoza rero ku ngufu cyangwa ashaka kunjya imvando. Hashe genda mvira hangaha. Hato na fiance wanye atagusanga akibaza ukuntu nduvugana nawe. Seruge nayimutanzemo nushaka kuhansinde. Mwiriweho. Injira. Mwiriwe neza. Yego. Akoki. Ni meza. Kaze neza urisanga. Icara se. Urakoze. Siko ntangiye kwiheba ngira ngo ntukije. Uyu mugoroba noneho turafurahira muri Panafrica. Nta yindi gahunda. Amara ibyo uvuga byose genda uva nta ntege mfite. Sinzi uko numva ameze. Wasize ikisi. Wariraye se? Wari kumwe nandi? Sukurirara ni ibindi. Ibindi biki? Yewe ndumva nabuze aho mbihera. Humura yewe. Yawe niko sarimbwire. Oya sibyo. Ahubwo maze iminsi mpindurwa buri kanya ndetse ndabikeka amababa. Kandi wasanga ari malaria ishaka kugusagarira. Oya, sigaye ngira iseseme bidasanzwe. N'ibiribwa bimwe na bimwe numva ntakibishaka. Niyo. Ntirugubaza. Hano muhima n'ubundi raheze kubera imibu myinshi muri kira gishanga. Niyo rwose. Yewe ntabwo ari malaria. Oya niyo. Dore nk'ubu sinshobora kwihanganira umwuka w'ibijumba bitetse. Ahubwo numva nabihekenya bibisi. Ya tabara ukanyabwawe. Tabara niyo ahubwo jya kwifatisha amaraso. Naho ubundi ntabwo ari byo yewe. Niyo. Ntabwo ari byo rero. Kandi urabyirengagiza kandi bikureba. Bitandeba se. Ubusupfuye ntibyambabaza. Oya Seruge, wawe wikomeza kumpata malaria kandi indwara ndwaye ari we wayinteye. Ibimenyetso mfite n'ibyo umuntu twite nanjye ndabyiyumvamo. Gusa ushaka kuvuga ko wanteye inda. Ahubwo gira vuba unyiza amenyo y'abasetsi. Ese niyo ratinye kumbwira. Siko kurongora uvuga. Jira yasanzwe imbyiteze nta kibazo biteye da. Hanyuma se tuzabitunganya ryari ko bitangiye kunkomerana. Vuba ha rwose. Reka ahubwo twisohokere yose zaba tubisubiramo. Aha, nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Wewe byihoreye ngwino twigendere bizabyikora. Injira. Wiriwe Seruge. Wiriwe kore. Waba ukereye. Ariko se ko yitwara igikapu kinini nk'usuhutse bibagiye ko turi burare ijoro rimwe gusa. Kandi navuze ko ari byo uzaza kukunyuraho sinzi impamvu ushyuhaguje. Cyakora ntacyo bitwaye ubwuje. Kangire vuba nitunganye tugende. Rekeraho nta yandi magambo yawe nkeneye. Gusuhuka ndasuhutse bwo kuko nimutse nyine. Urimutse rero? Ndimutse nyine. Waroje kunsezera hose? Ugiye gucumbika ese noneho? Muri uyu muhima hano ndetse. Ngo hano? Hano. Yewe nta mahirwe ufite. Inzu yari isigaye muri urupangu bareba irishye. Ahubwo bazatangira kwiba mwejo. Kiretse niba hari uwacunze uza kwimuka muri iri joro. Nawe uri ntakajya umwana wa mama. Reka gukomeza guca ruhinganye. Ubuse nshinyitse ari uguseka. Biteze kandi kugeza ubusi nkumva. Iki utumva niki ko naje nje. Koko ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Maze ukomeze kunkina ku mubyimba umbeshye ngo ugiye kumvana mu isoni. Naho ufite fiance ndetse wanakoye. Seruge nayimutanzemo nushaka kuhansinde. Uje kwirongoza rero ku ngufu cyangwa ashaka kunjya imvando. Erega ni gitangaza. Yewe nushaka kumfata ndakizwa n'amaguru ahubwo. Warose nabiye. Kandi ngurose nabi burinda buke. Bega. Ariko ngo nta ntore yiga y'umudiho nduzi ko ntavuga ngo nta nkumi yiga itako. Kuko ryo mbona urusha n'ikimasa. Ubwo sugiye no kuntuka. Ubwo kuri se umukuruje ngo ashaka kubana nanjye. Igihe tutabanye ni ryari. Hashe genda mvira hangaha. Hato na fiance wanye atagusanga akibaza ukuntu nduvugana nawe. Nukuvuze Seruge? Nukuvuze. Ntaho ngiye ukora icyo ushaka. Ngwiki? Ntaho ugiye. Ntaho ngiye. Kandi mwe nkoko shishike hati baba. Nawe nkugira inama watabitaraba nabi. Simva hano rero uribeshya. Wa mukobwa kandi awutetse nabi. Erega shenge imitwe y'ubu ntigishye yabaye amasarabwayi. Reka ahubwo n'ibintu byanye mbishyire mu cyumba maze ndebe uko kinkuramo. Yamaye nkasurwumwe.
Erega umukobwa yigize ishyano. Ubuhemu bwanyu turaburambiwe di. Waramparaye umpaga hari none uramparutswe ushaka kumpaga hine. Sinsohoka ikibyimbye kimeneke. Wanze gusohoka kore? Ndanze. Uranze? Ndanze nyine. Uranze? Ndanze pe simva hano. Reka nkore nigendere. Nizeye ko nzaga ngasanga waribwiye waratashye. Cyangwa se warapfuye n'ubundi ngo nyamwa kumva ni hanze no kubona. Cyo. Ihurire. Buriya rero yagira ngo ntire ubwoba mpite ntaha. Aribeshya kugeza ubu bwoba nabushise. Aho gupfa none napfejo. Nzamutegereza agashyiga izamushyigura. Ngo azasanga narapfuye. Nziriki. Abasore bose rero iyo bigenze bityo bihutira kubwira umuboyi ngo ntazateke. Ngo maze umukobwa azicwe n'inzara. Muri abo sindimo. Igikapu cyanjye cyuzuye ibizantunga icyumweru cyose ndetse na 2. Nzahera kuri iyi mineke. Kurikizeho iyi migati n'ibikombe by'amasamaki. Hagataho n'izavuka zizaba zishya. Abandi basore ngo bakoresha ingufu maze umukobwa agasohoka ku gahato. Yewe Serugendo we yavyibwiye. Asanzwe azi ko murusha ibigango ko namugaragura azanye iby'imbaraga. Yewe ndabibonye koko basore n'abahimu babi. Naga tutacira. Cyakora nizeye ko atazatinda kungarukira. Buriya n'ubundi nuko namutunguye atarabitekerezaho neza. Yego, injira. Urakomeye. Urabuze Rugendo we. Amakuru ki se ya? Reka. Kwirara ni kubi. Ni mabi. Wa mugabo we ubone mu yabagabo. Ufite ingorane zikomeye none ngo ntangize yigize kandi ngo umugabo umwagerwa kuri nyina. Ibyo birasanzwe. Haramanditse ariko yaba yaguteye. Oya ntabwo ariyo. Ni ibindi bibazo nifitiye. Komeza numvira. Nagize icyo kinzanye. Nje kugutura ibibazo byanjye kugira ngo urebe ukuntu wabinsina ndetse burunda ahubwo. Nyiramo numva ari byo ushobora kugerageza. Ndigerageza. Ko ariyo cyanzanyira. Kandi numva ari ibindinzi. Nabyo ndakubwira numva ariko bimeze. Dore umva Serija. Takumva. Nateye umukobwa inda. Urumva? Wikwifata ku muntu. Komeza ibibazo byanjye. Yamutenda none yanteye iwanjye yanze gutaha. Ufite n'impamo. Ndakondera wa mugabo we. Maze unagira ngo ushire ku bwoba. Nabushize kera uko ndiga bugihugu se. Ndabizi. None maze uzumunshi turire. Ndetse unamufungiye nk'iminsi 2. Afatiraho n'isomo. Yewe. Umva nkubwire. Kuba nakwirakaza nkamusora. Byo numva byashoboka. Ariko kumufunga ndakurahiye. Uwo amategeko bayakomeyeho. Sinabona mbera nako. Ndakareka. Yewe nako ntangingo nabona rwose naheraho. Oya humura byose nabiteguye Seri. Utashaka ko gushaka kunkoresha amakosa rwose. Reka yewe wigira ubwoba. Do. Ndeba. Ushyira rwo gucumbika mu mujyi. Cyangwa narubonye rwose. Cyo nta kibazo. Do. Ino ni karita y'umurimo. Ndayibona. Bireba se? Ndabibona. Nane subwo ubwo gufunga inzererezi izerera umujyi nta cyangwa umwana kimwe ifite hari kibazo kirimo. Ni woroshye Seruje. Ese ibyo byangombwa mwatutera. Urankengera wowe. Uri insobe ndakapfa ndakitse. Reka nagiye kubona mbona yiroshye mu cyumba cyanjye n'umurya mwinshi ngo arateka umutwe yibagirwa gasakoshwe mu ruganiriro. Size ko igitekerezo cyanje mba nabirashye. Reka nkubwire. None ikibazo kiroroshye. Kiroroshye rwo. Ubwo nzagenda mu mazi byangombwa. Ayobore muzamukane mushyiremo. Hari ikindi murunda mu nibyo nta kindi. Ariko rose Rugendo. Ikibazo gisigaye nuko yaba afite ikiganyere kimushyigikiye. Ngira nawe urabizi rwose maze yazabimutekereza nanjye akanyiruka nko kandi byo hanze urabizi. Oya Seri wigira ubwoba. Agira ubwo bike gikorwa ndakizi neza n'ijye wakeretse umujyi. Nta wundi muntu waziranye ni Kigali. Uko myumva rero ntaje umwana twitse n'uwawe rwose. Ibyo byo ndabyemera. None se shawa kwemeye ukamurongora. Murongore. Serija nawe ariko bagiye ko wibagiwe amahoro nakoye. Harya. Sinabyibuka bayirwa vubara. Ahubwo turitegura kujya kwa padiri tariki 3 zo gutaha. Ahubwo intumwa niyo ntaye. None ho birakomeye pe. Birakomeye nyine. Cyakora cyo gusanzwe inshuti Serija rwose ndakwizeye. Urabintunganyiriza. Oya humure nta kibazo. Uba rwose ubintunganyiriza. Ahubwo akira n'iki gihumbi maze
umara gusoza iyi dosiye maze guza gususurutsa umuhogo. Cyareka ahubwo ngiye kwamfashe muri mwenze kugenda ijisho ryatukuye. Wa nibyo Shato ntaza no kwibeshya nkaba namugira impuhwe. Nibyo amushyira mu ntakabuza. ugende ijisho ryabaye indubaruba. Maze nawe kureba hinda umushyitsi. Ntanyuranye wese kandi. Yewe. Ahubwo seri ntabwo reka njye ukazi. Nibyo. Nagiye saa 6 ndagera mu rugo ndiko byatunganye. Ndakubwiza ukuri. Suko umufunga uvuga. Umudadi. Ndakubwiza ukuri rwose. Ngaho wirirwe. Wirirwe. Nta ngorane rwose. Yosha. Vaya hano. Ngewe Wenyi. mwaramutse mutware. Waramutse. Wa muri urupangu. Cyangwa na rumwe mu yamabande yo gojana umuhima. Oya rwose sindi ibandi. Hari amabanda yerutse gutera hari hakujya kutimicanga. Ngo yawe yarahungiye hano muri urupangu. Wabuza hari? Nta mabanda aba hano da. Ntandazi cumbitse no karizo byiso by'amabandi. Ni impamu y'Imana ntazo njya mbona. ese mwaramutse Ese ukora icyaha? yewe se Wowe nyine. Izina ryawe hubu. nitwa Koreta. Ntabwo wabuza amabandi yavuye kutimicanga yabayishana umuhima. Ego mama urumva ivyo nabimenya nte mpuriye he n'ibiguruka. Reka kuvuga wishongura sishobora kuri ikiso cyayo. Birazwi ko yiza amarira yo gufatanya n'indaye. Yagasani we ubwo nanjye se urashaka kumbara mu ndaya. None utari yose ukuri iki? Nkora muri Oprovia. Sani kareta y'umurimo ndibi. Ntazo urashaka kumbeshya. Reka nze mbikwereke. Urande bugasanga ndi nzererezi. Abantu bagiso koko. Ariko se zangombwa vzange biriye. Ariko siki? Nakwatse ibyangombwa urefite cyangwa ntabyo? Kandebe neza. Owe ndabona ntabirimo. Zangombwa vzange byagiye he? Niko bizima nta byangombwa vzange watwaye. Uramenye ma? Gusa ushaka kuvuga ko nabyibye. Kiravana wagiye mfite cyo gutaha. Ngira bwangu. Ariko waretse nkareba neza ko yenda nabibona. Izi mwaka gasakoshi no ndabona ntabirimo. Bashaka kuteka rero. Nta kazi ugira uretse nyina ko kwiri gushimuta abagabo. Uri indayi cyomanzi. Oya rwose ntabwo ndi indaya ndi umukozi nkuko nabikubwiye. Fambesi. Muko tutagira ibyangombwa. Ese ubundi uvuka ira. Iwacu ni ku Kibuye muri Rwamatamu. Zana uruhushya rwo gucumbika muri Nyarugenge. Rumbe. Yewe ndabona ibyangombwa byanjye byose ntabirimo sinzi umuntu rwose wabinyibye. Ntabirimo cyangwa ntabyo wigeze. Nta kazi ugira mu mujyi nta ruhushya rwo gucumbika bafite. Nta kindi uri indayi inzerezi. Oya rwose nari mbifite sinzi wabintwaye. Intesha igihe. Ngaho vuba timere tugende. Ariko rwose wambabariye nkaba nitonze ngashaka. Tugende sigwabara mu biki. Hoje. Utse. Hoje. Ale. Muraho neza. Nitwa Rodrigue Intiti, ndi umuyobozi w'itsinda Intiti Dramas Actors ribagezaho ikinamico zisubiyemo mu buryo bw'amashusho. Tubategura rero ni na filime zacu ariko twari dusanzwe tubana urunana. Turizera ko mwabikunze muri mwaka 2024 urangiye. Uri rero no mwaka mashyashya 2025. Tubafite byinshi bitandukanye biri mu byo mwakunze ariko kandi tubafite na seri nshya tugiye kujya tuzabaha mu minsi iri imbere. Icyo rero narinje kubabwira nuko uko twabanye mu mwaka 2024 nagushimiye kandi nanezerewe ndetse n'itsinda rigari mpagarariye ryarabishimye. Niyo mpamvu tuje kwifuriza umwaka mushya tunabifuriza intangiriro nziza zawo maze rero muri mwaka 2025 tuzabanemo kandi tuburyoherwe. Umwaka mushya rero ibyiza biri imbere.